Yes, rero ni mu ijoro ryashize ryo kuri uyu wa gatandatu ubwo ni tariki 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025 umurambo wa Gogo wagejejwe i Kigali hahishurwa n'icyamwishe, mbese nyine amakuru yose amenyekana noneho byose babishyira hanze kimwe ku kindi bagenda babitangaza, bagenda babivuga, bagenda bamenyekanisha uburyo byagenze, uburyo byatangiyemo byose. Nibwo rero babishyiraga hanze bakomeza kugenda bagaragaza icyamwishe, ndetse ni nabwo umurambo we wageraga hano mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali, ubwo wagezwaga i Kigali muri iri joro. Ndakeka wahageze nijoro cyane hafi saa 2, ubwo yari saa 1 n'iminota hejuru, saa 2 zijya kugera nibwo umurambo we wari umaze kugera hano i Kigali, rwose bashyira hanze n'icyamwishe, ndetse byose babigaragaza n'ubundi nk'uko uyu munsi wa none n'ubundi bakibivugaho, nk'uko uyu munsi wa none bakiri kugenda babiganiraho, bakomeza kugenda batangaza bimwe muri ibyo. Rero wowe tugiye kubana muri iki cyegeranyo, wowe tugiye kuganira byinshi cyane kuri uyu mukobwa wari ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngusabe gukanda subscribe, ahandi duhite dukomeza twihuse cyane kugira ngo wenda wowe utarayikanda, wowe utaraba wakubaka umuryango mugari wa Road Entertainment, ubanze ukande subscribe. Nimba hari n'igitekerezo ufite uduhereze hasi muri comment, noneho turaza guhura mu kandi kanya dusubize icyo wenda nimba hari ikibazo watubajije tugisubize, nimba hari icyo ushaka kumenya kirenze kuri ibi byose nabyo tugusobanurire rwose nta kibazo. Umenye ko ari kuri ya YouTube channel yanyu isanzwe mukunda muri benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, mukurikirana muri benshi cyane, ahubwo nongera ngo tuyagure noneho tugere kuri cyane mbese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo rero umurambo wa Musabyimana Glorious wamamaye nka Gogo wapfiriye muri Uganda wagejejwe mu gihugu cy'u Rwanda. Abajyanama be bavuga ko yishwe n'ibihaha nubwo yari asanganwe uburwayi bw'igicuri, ariko icyamaze kumenyekana ko ari ibihaha noneho byateje ikibazo kugira ngo abe yakitaba Imana noneho bya nyabyo. Nibwo bakomeza kugenda bagaragaza aho bakomeza kugenda bavuga ati ese ko tumuzi ku ndwara y'igicuri, ko hari igihe kigera agasa nkaho aguye hasi, wenda ibyo bihaha byaba bimwishe gute, byaba bigenze gute kugira ngo abe yakitaba Imana azize ibyo bihaha? Ese byari byarageze kuri cya kigero cy'uko bishobora kuba byahita bimwica? Nibyo abantu bakomeza kugenda bibaza i Kigali bavuga ati rwose kwa dusanzwe tumuzi ku ndwara y'igicuri, ariko uyu munsi ubwo tumenye wenda ikimwishe cyangwa se ubwo tumenye imva n'imvano yabyo kugira ngo dusobanukirwe icyaba kimwishe, rwose nabyo bakomeza kugenda bagaragaza ko ari byiza kuba bamenye rwose, bakamenya ati wenda yazize iki, byagenze uku n'uku, byose bakomeza kugenda babyerekana. Rero nawe turi kumwe muri iki cyegeranyo ni ngombwa ngo uze kukivamo wamenye kimwe ku kindi, mbese wanasobanukiwe byinshi cyane kuri uyu mukobwa w'umunyarwanda. Uyu murambo wagejejwe i Kigali kuri uyu wa gatandatu tariki 6 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025, ubwo ni mu masaha ya nijoro nk'uko natangiye mbibabwira. Abajyanama b'uyu mukobwa bawuherekeje n'abandi bake bamubaga hafi, rwose bisa nkaho n'ubundi bamuri hafi. Aho Bikorimana Emmanuel cyangwa se BK Muwayezu wari usanzwe ari umwe mu bajyanama ba Gogo, ariko wari ushinzwe itangazamakuru, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru bagiye kwakira umurambo, yavuze ko uyu muhanzi kuri we yararenze kuririmba, ahubwo yari umuvuzi, mbese nyine we yamufataga nk'umuntu uri hejuru, mbese wa muntu twafata w'umunyabikorwa uri hejuru cyane kuri rwa rwego rwo hejuru. Na n'uyu munsi bakomeza kugenda bagaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibi byose uyu Emmanuel we yagiye abigaragaza, cyangwa se BK Muwayezu akomeza kugenda agaragaza agaciro ke n'ubundi muri rusange, akomeza kugenda yerekana uburyo uyu Gogo Glorious yari agaciro ke, akomeza kugenda muri make yerekana ingingo zimwe na zimwe zikomeza kugenda zigaragaza ukuri bari banafitanye n'ubundi muri rusange. Aho yagize ati hari benshi
yaruhuye mu mvugo ze, hari abo yarinze kwiyahura n'abo yahaye icyizere cy'ubuzima. Icyumweru kimwe mbere y'uko apfa namubajije igitangaza Imana yaba yaramukoreye, arambwira ati namaze gusobanukirwa ko Imana itarobanura ku butoni kandi nta hantu kure itavana umuntu. Iryo somo aridusigiye, mbese akomeza kugenda agaragaza uburyo rwose yamaze we kwiyumvisha ko rwose Imana ihari kandi ishoboye, kandi ko ntaho Imana itavana umuntu. Akomeza kugenda agaragaza uburyo tugomba gukora ndetse tugakora turi abanyarwanda dushyira hamwe. Akomeza kugenda yerekana uburyo iryo ari ryo somo agomba gusigira abanyarwanda ndetse agomba guhereza buri munyarwanda wese mu bijyanye n'uburyo we akoramo gahunda ziwe, yaba ari ucuruza, yaba ari ukora amasosho media, yaba ari ukora kandi kazi gatandukanye, ari ukorera leta, wese agomba gusobanukirwa iri somo, mbese akagira n'icyo wenda aryibazaho akanashishoza n'ubundi muri rusange nk'uko abigaragaza uyu munsi wa none, aho yavuze ko we na Gogo bavanye mu Rwanda muri Kanama umwaka wa 2025 bagiye mu ivugabutumwa muri Uganda, ubwo bari bavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda berekeje muri Uganda mu ivugabutumwa nk'uko uyu munsi wa none abigaragaza, kuko akomeza kugenda byerekana. Aho yagize ati umunsi wa mbere twabonye ibintu bikomeye byerekana ko Gogo ari kudusezeraho, ntitwabimenya. Yabyiniye Imana ageraho afata inkoni akajya akubita abantu banze kubyina, ariko wenda nanze ko byerekanwa kuri kamera cyangwa se babigaragaza kuri kamera, we arwanya ibyo byose kugira ngo wenda bitaba byajya kuri kamera, kubera ko we hagize igihe noneho atangira no gukubita abo yabonaga batari kwinyegambura, abo yabonaga batari kubyinira Imana. Mbese urumva ko we yari yagiye, nimba yari yagiye mu butumwa runaka, mu ivugabutumwa runaka, wenda yagombaga kugaragaza ukuri kw'Imana, akagaragaza ibyo Imana yamukoreye, ubwo n'Uwiteka Imana yamukoreye. Akomeza kugenda yerekana uburyo rwose byose biri mu nzira ndetse biri no mu maboko y'Uwiteka Imana iturinze uyu munsi wa none. Yakomeje avuga ko ku munsi wakurikiyeho yamusabiye kuririmba indirimbo nkeya, kuko kuwabanje yari yakoresheje imbaraga nyinshi. Akomeza kugenda agaragaza uburyo yagombaga kubwira Gogo akaza gukoresha imbaraga nkeya ku munsi ukurikiyeho, kubera ko yabonaga imbaraga yari yakoresheje ku munsi washize zari nyinshi, ku buryo na ya ndwara ye yari isanzwe izwi nk'igicuri yari kuba yaza wenda akaba yanayigira n'ubundi nk'uko babigaragaza mu nyandiko zigiye zitandukanye. Yavuze kandi ko ku munsi wa gatatu w'igiterane nabwo ibintu byagenze neza, baza kuva aho cyabereye hitwa Kakumiro berekeza Kampala, aho bahise bagenda Kampala. BKM yakomeje avuga ko ubwo bageraga i Kampala Gogo yatangiye kugaragaza uburwayi, kuko yari asanzwe afite ubumuga bw'igicuri. Yafatwa bakagira ngo ni bya bindi bisanzwe, mbese byaba nk'aho bibaye, bagatangira wenda bakagira ngo ni bya bindi byari bisanzwe, bikagira ngo ni bya bindi mbese muri rusange byari bisanzwe bimubaho. Aho yagize ati yari afite n'icyemezo cya leta kigaragaza ko afite ubu bumuga bw'igicuri, yajyaga afatwa tukagira ngo ni bya bindi. Hari ukuntu igicuri gifata umuntu mu minota 2 akaba abaye muzima, akabaho muri ubwo buzima, kuko hari n'igihe iriya ndwara ijya ivurwa igakira, ariko we ntabwo ari mu bayikize, ntabwo byakunze ko ayikira. Akomeza kugenda agaragaza uburyo rwose we yafatwaga mu minota mike cyane akaba arakize, noneho byaba bari i Kampala bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, bakagira ngo nta kibazo nyine, bakagira ngo wenda ni bya bindi byo byari bisanzwe. Yavuze ko ku munsi wakurikiye Gogo yafashwe n'igicuri kikajya kimucugusa, nabyo bakavuga ko bitarinze ibyo bari basanzwe babona, kuko babonaga byinshi biruta ibyo ngibyo. BKM yavuze ko babayeho bahisha ubumuga bwa Gogo kubera ko babonaga kubitangaza atari ngombwa. Bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibyo ngibyo kubitangaza batabishakaga, mbese batashakaga kubigaragaza n'ubundi kugira ngo wenda bibe byamenyekana, kugira ngo wenda bibe byajya hanze ngo bikwirakwire cyane. Aho yagize
ati Gogo yapfuye ku wa gatatu tariki 3 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025. Iki cyumweru ibyo byamufataga byakomeje kumufata bimucugusa, tugira ubwoba tumujyana kwa muganga. Twageze ku bitaro ku mugoroba saa moya, ntabwo byafashe n'isaha ngo ave mu mubiri. Biri kumvikana, ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Mbese bakomeza kugenda bagaragaza uburyo rwose nabo byabatunguye. We uyu BKM akomeza kugenda agaragaza ko avuga ati twarararikiye, ariko mu matwi yacu twumvise ari nk'ijereri ziri kuvugamo, mbese twumvishe nk'aho rwose bidashoboka, mbese bitanabaho. Akomeza kugenda agaragaza uburyo ari ibintu byacanze abantu benshi, akomeza kugenda yerekana byinshi cyane muri ibyo ngibyo, yerekana rwose kamwe mu kababaro bagize nyuma y'uko ibi ngibi bibaye. Akomeza kugenda avuga ati twumvishe nk'ari ibintu bidasanzwe, twumva nk'ari ibintu biducanze n'ubundi. Muri make dukomeza kugenda twibaza ise byaba bigenze gute, byaba bimeze gute. We akomeza kugenda avuga ati rwose ni ibintu kwakira byabaye nk'aho bitugoye, mbese twabaye nk'aho kubyumva bitunaniye. Yavuze ko bamuvanye mu bitaro bya Kegera Doctors Center yapfiriyemo, bakamujyana mu bya Murago Hospital, aho baje kubwirwa ko Gogo yishwe n'ibihaha. Aho yagize ati twaratangiye cyane kuko icyo twakekaga twasanze atari cyo cyamwishe. Bo bakekaga ko ya ndwara yari asanganywe, baza gusanga ko noneho atariyo yatumye wenda yitaba Imana, atariyo yatumye ava mu buzima yari arimo, ahubwo ari iyindi ndwara ubwo yari afite. Aho BKM yavuze ko Gogo atarozwe cyangwa ngo hagire ikindi kimubaho, ahubwo icyo ibizamini by'abaganga byagaragaje ari byo bikwiriye guhabwa agaciro. Yakomeje ashimira ambasade y'u Rwanda kuko yabafashije kumupimisha harebwa icyamwishe. Akomeza kugenda agaragaza uburyo rwose igihugu cy'u Rwanda cyabigenzemo neza, mbese kibigaragariza n'abanyarwanda mu buryo bwiza. Uyu munsi wa none bagishimira igihugu cy'u Rwanda. Gogo witabye Imana mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025, azashyingurwa ku wa mbere tariki 8 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2025, ubwo n'ejo hazaza mu karere kwa Rwamagana aho akomoka n'ubundi. Nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza, ubwo ni umunsi w'ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Abanyeshuri banasubiye ku ishuri, rwose urumva ko hari abazagenda bamaze kumusezeraho. Rwose urumva ko ari ibintu uyu munsi wa none tugikomeje kugenda tuzirikana, tugikomeje kugenda dushyira mu cyo twakwita nka gahunda ziriho uyu munsi wa none. Rero reka mbwire ukomeze ugire ibihe byiza. Wowe twabanye muri iki cyegeranyo cyacu, gusabe gukanda subscribe. Nimba hari n'igitekerezo ufite ushyira hasi aho muri comment, nkubwire ukomeze kugurwa neza. Kandi mbonera no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe, kubera ko ni byiza cyane, ni igikorwa cyiza cyane. Ni byiza kubaka ino YouTube channel yanyu musanzwe mukunda muri benshi cyane, Road Entertainment n'ubundi nk'ibisanzwe, dukomeza tubagezaho byinshi cyane, dukomeza tubereka byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo uyu munsi wa none tukibona, ku bijyanye n'ibyo uyu munsi wa none dukomeza kugenda duhabwa n'ubundi muri rusange. Rero komeza umererwe neza, ukomeze kugira ibihe byiza wowe udukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi.